Yes, njye nitwa Kenny, iyi ni Remax TV. Kora subscribe, share and comment. Uyu aka kanya twakiriye umwe mu basore b'abaraperi bakunzwe cyane hano mu Rwanda witwa Khalfan. Khalfan tugiye kumuganiriza rero mwumve intego ze, imigambi ye, projet afite muri iyi minsi. Murakoze cyane. Tangwe amaraso ameneka amaherere ya byose n'ibivu bya bisi n'uwo bahisi bakwifuza ijuru ndi munsi y'igicucu cy'urupfu kamo mundwanyi zifitiye isumugambi muri jyajya nikona nk'amagi isura bapfugika basubiza ku isi na mukuru w'ikuzimu kwikubira n'ibibayo ni hamwe barya batakora wishe tugezeyo nawe upfa n'undi ubutaka cyangwa inzika ibaze nawe mubyeyi yarapfitana no n'uwagitari bigatuma nibaza uvutse ninde n'ikibazo nakabuza zaza yiyi nizere ko kabisa ntabwo nibwibwe uvuga ngo ninde turi kumwe nizere ko wabyibisha cyane bamwita Mr. Khalfan ikaze mu sezo ya 1993 kimwe Fine FM. murakoze cyane paso Wanzika tuyerekanye kera bigi ariko imirongo hano uziko numva indirimbo itangira numvaga kabisa indirimbo itarangira uburyo bwamo numvaga natwaba nicyo kibi cyacu nagiye ndi muri concert bana ntaho beshya ibyo bintu kuri indirimbo twumvaga twanyinjiremo cyane yitwa Power. Khalfan indirimbo ivuze iki kuri wowe? indirimbo kubona atekerezaga yuko iyo nza kuba mfite ubushobozi hari bitaragenze neza nari gukosora ntabwo nari gutuma kadafata uvamo ngo agende Amavubi yagiye muri kan Tete Kimari yashyizemo atsinda Abagande so njye none nari kumuha passe agashyira no mu gikombe cy'isi kabisa yumva ko bafite ubwo bushobozi so ndatekereza rero n'indirimbo ni save yanjye save yawe indirimbo wakoranye na Bruce Melody. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi muri collabo ntabwo ashobora gukorana umuntu n'indirimbo nk'ibindi ko njye nabyumvise nuko mbizi. Bruce Melody ni umuhanzi uryoshye indirimbo ukumva ko imeze neza cyane. We Khalfan ku gitekerezo cyo kuzana Bruce Melody byagize ute ki ari Bruce Melody wahisemo? natekereza yuko umuntu ari yatambutse ubutumwa akareba ijwi riri bufitingane n'ibyo ugiye gusohoza natekereje Bruce Melody cyane ko turi n'inshuti kandi icyo gihe twahoranaga hafi ngira ngo tuzaza kwitsa cyane reka duhite twerekeza ku indirimbo. Khalfan afite indirimbo nshyashya tuzaza no kugenda twumva nahangaha uraza kugenda yumva mu kanya kari buze kuza ariko reka tubanze twerekeza no ku indirimbo ye rero mu kanya turakomeza n'ubundi agenda agira n'ibindi byinshi ahitubwira. Tangwe amaraso ameneka amaherere ya byose n'ibivu bya bisi n'uwo bahisi bakwifuza ijuru ndi munsi y'igicucu cy'urupfu kamo mundwanyi zifitiye isumugambi muri jyajya nikona nk'amagi isura bapfugika basubiza ku isi na mukuru w'ikuzimu kwikubira n'ibibayo ni hamwe barya batakora wishe tugezeyo nawe upfa n'undi ubutaka cyangwa inzika ibaze nawe mubyeyi yarapfitana no n'uwagitari bigatuma nibaza uvutse ninde n'ikibazo nakabuza zaza yiyi ninde shima ese ninde uvutse ese ninde gisubizo ninde microphone bahafi bashegwashya abanzi maze abagore b'amatayi basigaye bononekaye bishyura ibyo bamaye icyanga muri rusange butanga ikanisa babatanga amasakramentu abayuda bamora ko navugira mu miryango y'abasirimu gicyo kiza imbere n'u Rwanda barwana cyaka bajye mu mupango wo kurya amafaranga kandi icyo nakababikiye nk'ibanga numbare mu Nyangarwanda nyiti n'umwe ya rubanda rugabisha birenge umushumba w'inama naciye njye nifite ibibazo mageze magera nk'igisubizo njya niva mu kavumigera no muri ufa z'ingagari. Come on, here we go.
aha wandibuze cyane kikubwira umuraperi w'umuhanga ngo no mu mirongo y'abandi yanditswe kumbaragamo cyane Khalifa iyi ndirimbo mwayikoze ryari yanditswe ryari mu igitekerezo cyayo hari ryari ngira ngo gutse abantu indirimbo twayikoze muri 2011 hashize imyaka igera ku 8 indirimbo ntekereza ko abantu benshi nanjye ndimo hano niko ntangiye kumenya cyane Khalifa niba benshi niga muri secondaire Bako rero umufana by the way reka tuvuge n'ibintu tubwishwe abantu yo bakoze ibintu tubyemera sibyo se tukagira ibintu namba niba umuntu yarakwemeje indirimbo niho numvise isayitwa Kavani uruba twese tumenyereye Tough Gang tumera abandi baraperi akanga ni bwo nashyize amatsiko kumenya uyu muhungu bwo mu mirongo gutya sasa ni muntu ki indirimbo ivuze iki kuri we Khalifa indirimbo ibyo nahereka mvuga icyo gihe nari n'umwana cyane bandi ariko hari ibintu nandikaga ni iki kiganza cyabyanditse cyangwa ni ubwoko bwabitekereje so ariko ndatekereza yuko iyo ikintu gifite mu passion umuhamagaro ari byo ukora nawe bikakuyobera bikanagutungura amagambo ari muri iyi ndirimbo arakakaye cyane ntabwo ari ay'abana ariko nyine nabasha gutanga ubutumwa bugihanze kabisa indirimbo ni nyinshi zo twabanje kugira gukina izi ndirimbo zawe za mbere kugira ngo abantu bongere banibuke neza Khalifa ngire tubakumbuze mu bihe bya nyuma cyane ko wenda ari nako bwa mbere ngiye mwakira muri kiganiro bivuze kugira ngo tunasubire inyuma neza ko nk'indirimbo rwose butse ni message hano ni nyinshi kandi tukizisoma abantu bavuga ati yawe ati kumbura bya bihe anyway album yanjye ijya kuzasora yitwa byabihe en fait ngewe muri yo ndirimbo ndirimbamo ngo ifaranga ritangwe amaraso amake amaherere ya byose ni ibifu byabize so iyo mirongo niwe wayandikiye kuri iyo myaka yawe nicyo gihe ni ngewe ariko ikintu nakuze ubundi ngewe ntakunda cyane ntanashyira n'imbere cyane ni amafaranga ariko nza gusanga ko biri ngombwa ko nyashaka kandi nanayakunda kubera ko kugira ubone icyubahiro bisaba ko ufite amafaranga umutunzi by the way ntabwo nkunda amafaranga ariko naje gusanga nyakunda cyane okay gatujya kugenda nakira telefone zanyu ugira icyo ushaka niba ushaka kugira icyo waza Khalifa rwose ari hano cyane kandi yakubwiye umuntu ugira ukuri cyane arahari kugira ngo tugende zigana cyane gusa nimuza mu kiganiro cyacu tuba turi kumwe Control wanwaye uruhu n'uruhande nasanze hari byinshi mu buzima wamaye ibyishimo wamaye icyizere wakize mu biganza byawe byituze sinzi umunabi kuva namenyana nawe mutuye iyi ndirimbo ni yawe baby Khalifa guhogoza ko numva bishobora kuba byavamo indirimbo yitwa Love wayikoranye na Marina Khalifa tubwize ukuri bagiye bakomeza kubimbaza abanyuze bagiye baca mu gikari n'ahandi Marina ngeze mugira mu mpano udasanzwe mu bana twagiranye nuko inshuti akaba ari wa muntu nasura tukabonana kenshi kandi ikindi aza ndavuga Marina azamenyekana twahuriye mu ndirimbo nari n'organisha too much okay so nuko twese turi inshuti kandi twari n'urubuga so rero abantu niyo baravugaga ati ndabona umuntu nawe natatwaye n'icyo kintu abantu bundi batugize kapoko ngo natwe hari igihe twari dushidutse dusa byari bigiye twebana nk'indoro tukabona tuza gusanga abana mu inshuti arumva ko kantu kari kagiye kuzamo kandi tumugishe kuri kari kagiye kuza ariko twaragakomeye okay 0787909878 nimero ya Fine FM uzakwakira kakanya nizere ko rwose niba uri tari kubisha Khalifa ariteguye kugusubiza ikibazo icyo ushaka kugenda umubazo byose arahari kabisa hello Fine hello ongerejwe papa wanje uravugira kure cyane dufashe wongere ijwi ryawe wewe
la umuvandimwe aravugira kure cyane sinzi niba ikibazo ari telefone cyangwa se ari telefone ngo ndaje twebwe mu kanya reka twumve undi twumve n'ikibazo atari telefone cyangwa se niba ikibazo ari guhamagaye. Hello fine wewe weekend wikonje ntari bikabisa akarakana abantu baragakunda kafa bakuntangira wisasa. Okay ngo rero niba nshaka kugenda baza Kalifani arahari cyane kugira ngo agende gusubiza ibibazo nari nduze kugusaba indirimbo urize kunsaba yanjye kandi biroroshye. Hello fine hello biraza kunsaba kureba telefone niba atari ikibazo cyacu cya telefone. Iyo ndirimbo ni Kalifani bahita kuva kera iyo nkurikije niyo nukuvuga mu ndirimbo nasohoye uyu munsi ikurikiye iyo bita kuva kera nuko nayidropinze out ariko icyo gihe haza ibintu bya covid corona indirimbo imera nk'ibuze promo kubera icyo kibazo yaje mu bihe bibi bihuriranye n'icyorezo. kiriya cyorezo nicyo cyari cyari hiti ku izina ryacyo abantu bose barabiceceka. So ni mu bari basohorera iyo projet hari n'abanyarwanda batayizi indirimbo irimo My Mama umuntu ushaka kureba mama ubyara Kafani muri video wari kureba kuri icyo kintu indirimbo ndaje reka nishake hano reka tuba kuri telefone hariho abantu benshi ariko reka tubaze cyangwa ikibazo kiriho hanyuma turaza twumwakira Kalifani turacyamufite katube twumva imwe mu ndirimbo ze n'ubundi ubwo mu kanya gato cyane ndagaruka dushaka niyo ndirimbo yitwa kuva kera. ngo bimeze kutasa umusaza umva yandi ngo ukimara kugenda wakiganye cyose ndashaka akapera. Okay nabibonye ugiye nabibonye ugiye kuko nabo muri active ari active no iyi ndirimbo nayo hariho uwo musore wacu cyane aragakoze nani kabisa. Thank you. Ahubwo zose ndumva uziko narubwo yes isanzure nta kibazo rega nicyo banazaniye umusitari nk'uyu nguyu ngo mwisanzure now ariko ntabwo ndi uwirusizi Kamembe kabisa Kamembe sawa brother. Okay isanzure cyane kabisa Kalifani cyamufite ndacize izindi telefone eshatu. Hello fine yes bimeze neza papa wanjye yego Kalifani uravuga akakanya muvugishe Kalifani musara yewe Jean Pierre umva musara turakwemera n'abafani bawe banijabana ego iyo ndirimbo yawe turayitegereje nk'abafani bawe mujye kuri YouTube channel ariko na hano muri burare nako muri Bukumve ariko muze no kujya kuri YouTube channel nitwa Kalifani Govinda. Sawa musara sawa papa yego wenda turakwemera mwana ni gahunda cyane kabisa. Sawa okay telefone sigaje kwakira ebyiri zewe nyine twumva indirimbo kuva kera indirimbo Kalifani tugiye kiri mu mujyi ifite amatsiko yo kumva indirimbo Kalifani. Hello wewe uravugira kure papa wanje la urashaka ahantu hari amanetwork telefone ni nyinshi abantu bari tayari cyane kuba bavugisha Kalifani. Ewe witwa nde? Utewoni uherereye
Kalifani arahari arakumva cyane icyo ushaka kumubaza nta telefone dekore nakubwiye wapi abana karabahanzi gusa abaraperi yabazaga ngo niba nta sano ryo mu maraso mufitanye okay kigaje kwakira undi muntu mbere ko twumva kuva kera indirimbo ya Kalifani ngiye mfite amatsiko yo kuza kuyireba ngo ni indirimbo nisengera amatsiko yo kumva story behind story nyine iri muri indirimbo n'impamvu yayo yaba hari undi muntu uri tayari hafi dahita mwakira mbere ko dukomeza cyane tugende tuganira n'ubundi abantu bamuri kumvangira cyane byo kubipa ntago birimo na gato cyane nibuza kire ari 93 n'igice kimwe Fine FM radio amahitamo yawe ndacyari pazo parole umukapo ekedi entertainer ibintu bisawa cyane kabisa atwibuza cyane katwumve Kalifani indirimbo yise kuva kera batwitaga abahomyi jye n'ibikundi byanjye batwitaga injiji batazi icyo tuzaba dufite potential swag nyinshi salim ari mu bahomi banjye twari bato batari gito dufite ubumenyi bwinshi cyane kenshi cyane urazi uwo nzaba cyane amatiko amahane mbishyira hirya menya kubana n'abantu kenshi cyane useni yamaga amadeni Jenkins yari homeboys, Romeo yari homeboys, Papito yari homeboys, JP yari homeboys, kwibuka J homeboys. Mama raised a man, daddy rest in peace. Ubu messy fresh, now we okay. Grandma yambwiye ko zabu wundi pe kuva kera. Kuva kera zabu wundi pe Grandpa yambwiye ko zabu wundi pe kuva kera zabu wundi pe narose uwo nzaba kera ukisi yacaga amarenga mama agasenga cyane yacamaga cyuri yawo yakoze ikigeti ngo arera abana asika amarange bamwita fake yabaye ma anabapa imiryango iramutererana angize amenyo yabaseka andera fresh ubundi umugabo uyu mama ndacyahiga do maze fresh for real mama raise a man daddy rest in peace. Who will make it fresh? Now we okay. Grandma ko zabu wundi pe kuva kera zabu wundi pe Grandpa ko zabu wundi pe kuva kera zabu wundi pe Mama raised a man, Mama raised my food, since I could be a fake. Hey, Mama raised a man, I swear I never leave, Okay, ni indirimbo ngiye numvise numva amarangamutima arazamutse kubera ko niba numvise neza mu true story Kalifani. Iri mu true story avuga uburyo umubyeyi yakwitayeho yarwanye intambara ukabura umusore ngo kandi nakubwiye ko ngo inzozi zawe zizabima muzabuye nyogokuru na sogokuru grandma na grandpa ubwo ni yaslang igezweho n'umusaza ndetse n'umukecuru abo rero bose babasaza n'abakecuru bo ngiye bari babizi ko nzabundi magiga ngayo haba abagihari I have a grandma kwa papa kwa mama
arabizi kuri umusani ajya yumva akavuga ati wa mukuru wanjye yabaye musitari Kigali baramuzi baba bose abantu baramuzi anyemera kubi ubundi ni bibi mukande wanjye amwita bibi era sasa hanyuma Khalfan ngira ngo wenda abantu baba bakumbuye no kumenya uburyo abahanzi cyangwa se abahanzi by'umwihariko mubayeho muri iyi minsi turi mu gihe cya COVID-19 ibitaramo ntabwo biri kuba navuga ko mbese akazi kanyu nk'abahanzi karahagaze sibyo wenda kuba wajya muri studio ugakora indirimbo ariko nta konseri nta gitaramo nka Khalfan muri iyi minsi ubuzima buhagaze gute projet uriho miziye ugiye muri iyi minsi ndatekereza yuko nari mfite album kandi nari naratekereje ko uyu mwaka ugomba kurangira nyishyize hanze nari nihaye yuko ubundi buri kwezi nsohora indirimbo ariko ngira ngo icyorezo kizahita kirangira vuba aho nanubu kugeza ubu ntituramenya igihe kizarangira ariko burya umugabo no saving kandi ninugire inshuti burya ubutunzi bwa mbere ni abantu iyo ubanye neza n'abantu muri bya bihe bigoye bagerageza gupfundikanya bakagusapotinga bikagenda neza so ndatekereza abafana banjye bamba hafi ndabona koreye indirimbo bari buze kumva baze no kureba video bari buze kumenya Khalfan koko ahagaze ate muri bino ntabwo byambangamiye cyane ngo byice career yanjye yego byatindije n'igihe ariko save n'inshuti bamba hafi tugiye kuyumva cyane mbere yuko twumva indirimbo bantu yivugeho mbere yuko tuyumva kuva mu gitekerezo cyayo kuyandika kugeza n'isaha mbere yuko tunayumva abanyarwanda bagiteguye kuyumva bazigira icyo tubwira Khalfan ikintu cya mbere na mbere nabanza gushimira producer Aizo na n'uwaririmbye chorus bamwita Josh abantu bari bamenyere ko nkunda gukorana n'abantu bafite amazina aremereye ariko ubu ngubu nanjye nk'uko na supportinzwe nanjye ngiye gutanga umusada akenshi indirimbo nyinshi mugiye kuzabona nizizerekana impano z'abantu bashoboye exactly byumvikane ko abantu nibaza kumva wenda iri jwi cyangwa se umuntu ari Nicolas bakumva umuhanzi basanzwe bazi ntibashidikanye ku buhanga bwe kuko nk'uko bivuze uti urashaka gusupportinga impano ubona zishoboye ikindi ndashimira n'uwanyambitse bamwita Bernard Shop korera Kimironko yambika abasitari yambika Khalfan n'abandi benshi abamalo so ndatekereza rero n'umuntu uzi kwambika muri video abantu bari buyirebe ku YouTube channel yanjye bari buze kubibona nabonye birasa neza style ni sawa na zaswaga ubu ihubwo niwe aho ifaranga zarizane turiryo hano nkabona no gushimira location uyimaye bamwita Kagaba Jean Damascene bosi wa Mwanzi Water Sport ahantu wagenda ukaruhukira paso nzagusohoka nayo kuri Mwanzi neza uri ku mazi n'ahantu ugera ibitekerezo bikagenda neza so ndashimira na buri muntu wese wambaye hafi kuri kino gikorwa even by'umwihariko ubiri inyuma byose n'umuntu bita Gabin T.Y. Mills umudirector wakoze kuri YouTube irahari abantu bajeho bakayireba bakareba amashusho byose uvuga izo swana zose abantu bakirebera bibuke gusubscribinga kugira n'ibindi bikorwa bizajya biza njye babibona niwe Khalfan Govinda kuri YouTube channel. Okay. Indirimbo yitwa Sinzahagarara reka tuyumve ni indirimbo nshashi Khalfan yatuzaniye uyu munsi mugiye kureba kandi tuzaza tugenda no turi tubazo mbona abantu bagiye babaza byinshi cyane twegera no kumusozo kwiyumvisha ko wiyumvamo banyemerera urukundo niwatiduraruma wanyeretse uriwe sanga ni wowe cyerekezo nanjye niyemeje kuba umurinzi w'ibyishimo byawe yo sinabasha kwishirama ngo mbeshye amarangamutima sinabasha kwishishishama ngo mbeshye amarangamutima sinabasha kurema ijambo risumba ryandi ryakwereka ko urwo ngukunda ni forever ni burundu
niryo naba mu bibi nzajya muri ikibi nari muzigera ubaho uba bajya bitewe nanjye ntunarira amarira yawe nazigera ngo hasi nzakurinda kwibanza kurinda kwicuza sinzigera ngusiga wenyine ubabaye sinzigera ngusiga mu bihe bikugoye fata ikiganza ngwino tujyane I will fight for you man yo uyu mutima wanjye pe burya si uwanjye n'uwawe bose byane baribeyo niyo navuga mu maso hanjye avuga sinahisha ibindi mu byo kwereka ko ndagukunda mpaka ndibata ndamafata nzagukunda ndilata I swear to God I will love you every day sinzigera ngusiga wenyine ubabaye sinzigera ngusiga mu bihe bikugoye fata ikiganza ngwino tujyane Producer, see bro. sinzahagarara 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 Okay, ni indirimbo inabyinitse by the way. Mu vibes. Ewa kabisa indirimbo ni sawa cyane kandi hari umuntu ujye isinyane cyangwa ati club zifite ibibazo muri iyi minsi. Ati baze ngiyo ndirimbo. Haza na club zihari abantu bayibyine. Hanyuma Khalifa imaze igihe kingana iki indirimbo hanze? amasaha make bivuze ngo hano turi mu bantu bashobora kuba bayikiniye hambere. Okay. Giza cyane nindi bifite n'amashusho utaza kumva hano tumva amashusho kagira ngo nta mashusho hari California kuri kujya kuri YouTube channel ye ukayireba ukanakora subscribe. YouTube channel yanjye yitwa Khalfan Govinda Official. Okay. Niko biza cyane kabisa uyu musore hajya wari kuri imbere karasi ngo yitwa Niko nubisha ari umuhanga. Uyu nguyu rero nubwo bashobora kuba batamuzi ariko Mr. Josh numva kijwe je nawe ni umwe muri ba bantu bakeneye support kugira ngo babikore. So urumva umwana ufite ijwi yitaweho n'itangazamakuru n'abantu muri rusange nk'iyi support nanjye namuhaye ndatekereza yazagera kure. Anyway ariko nanjye wamuje nawe ni producer Aizo. Okay. yararirimbye ndavuga man numvaga ko abantu twari bikorane ashatse kuvuga izina umwe mu bazwi ariko no andirimbira chorus umwana ngo bikamo neza nese mvuga mva nyoza iririmba byarangiye so twanzura gutyo
Okay. Birumvikana cyane muganga tutekereza ku tubazo twa nyuma turi kuri Kalifani ndirimbo yumvishe yitwa Sinzahagarara uzakomeza kugenda yumva hano kuri Fine FM waje kuri YouTube channel ya Kalifani Govinda wavuze muri Kalifani official Kalifani Govinda okay Kalifani Govinda official batazi kwandika Kalifani se uwabispelling ibyo bintu ariko uzikora hari umuntu wo muri akafisha bombi izina ryaramukoye cyane by the way namushimire cyane ariko iri zina ryari kudakora abantu spelling mu cyongereza ni KHALFAN okay mu kinyarwanda ni K H A L Eri ntabwo mu kinyarwanda duko ni ya Erinde ya Kigali ni ya Rande ya Kigali okay Fa A na okay gahanyuma Govinda byo ni kinyarwanda Govinda Kalifani Govinda official uko kuri YouTube wajyaho ukari amasho y'indirimbo n'amasho meza cyane kabisa nkuko bigaragara location ni nziza iswaga ni nziza nakureri by the way urabona ko n'amasho meza cyane wajya kuri YouTube channel ya Kalifani Govinda ukirebera ayo masho muga tujya turekeza ku tubazo twa nyuma asiye twese no kumusozo mwibutsa ko bari kumva Fine FM 93 n'igice kimwe ikiganiro cyo jam ndi kumwe na Kalifani nitwa Pazo Parole hanyuma mutakuta turi kumwe cyane n'ikigo ruhuka gifasha abantu ibibazo bitandukanye bya bibazo bisanzwe by'umubiri ibibazo bishobora kuba byagera kwibasira nka umugongo ibibazo by'umutwe n'ibindi barakuze cyane kandi ku bibazo bishingiye ku myuka mibi na zakari zo mu miryango mu kigo ruhuka baradufasha batanga n'amahugurwa aganisha ku iterambere aho gukora amasabuni amavuta amarangi gutunganya imigina y'ubunye no kwibyaza umusaruro n'ibindi byafasha kugira guteza imbere wabasanga hano mu mujyi wa Kigali Kicukiro Sonatube ureze gato kuri kaminuza ya UTB werekeza Remera abakora iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kuva saa 8 za mu gitondo kugera ku saa 5 z'umugoroba nimera kuri 0782 996 13 cyangwa 07 26 niba ukeneye kuba wagenda ubabaza ibindi byinshi bitandukanye turacyari kumwe na Kalifani Govinda hano wari wanze ubutumwa yitwa Bartese ngo mumbarize niba kiba Kimironko Nyagatovu okay abantu bakimironko ari ubwo kabisa tunabasubiza cyane ugenda ugeza Zindiro za Nyagatovu so ndatekereza yuko nabasubije cyane naho ngaho okay ni byiza rikatse zawe niho bakuriye none mukuvani naho navukiye niho wavukiye niho uvukiye okay so turimuka tujya Nyagatovu n'urwango ndikavukire kavukire abandi basari kusangayo yamaze kugafata kugatereka nje muhirya nanjye je akava hahandi yakuriye abantu bose bamuzi muri quartier yamara ku musara amaze kubicyama kugatereka hafi oya kubera icyo kuzitereka ngo mbe hano nakuriye n'ubunga ariko burya buri kintu kijyana n'igihe cyacyo nako kigira igihe cyacyo buriya wasanga nanjye nzahava ariko kuva muri Kimironko n'ibizambo Kalifa ugeze kutubwira ko urukundo wigeze gukunda ruranakuvuna ruravuna hanyuma Kalifani ahagaze gute mu rukundo Sinzahagarara akari urumva tayari ari muri kumwe so ndatekereza ko bizagenda neza nta muntu turi kumwe ariko nzakunda yitegure ko iyi ndirimbo ariwe nzajya nyiririmbira sure yeah Kalifa uri single okay kuko bimeze Kalifani ari single reka tongere duha amahirwe abantu telefone nk'eshatu tuvana ku telefone twakira telefone nk'eshatu uri zigende twegera ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi uri kuri Kalifani kugira ngo n'abakomeze ajye kwinjira weekend hello Fine FM hello hello tumba telefone hano bitari gukunda ariko wenda twegera no ku musozo Kalifani usibye YouTube njya kubona kuri Instagram ongera wibutsa abantu neza ushobora kuba bahagera bakanaganira n'ibindi birenze okay ndatekereza kuri Instagram nitwa Kalifani Govinda n'ubundi ni kimwe na YouTube so nitwa Kalifani Govinda kuri Instagram Facebook nitwa Kalifani Govinda kuri Twitter nitwa Kalifani Govinda
so urumva na YouTube nitwa Khalfan Govinda ntabwo nkura abantu sibyo kuri email ushatse kunyandikira kuri email nitwa khalfanodo@gmail.com. Hello fine. Hello. Telefone uyu munsi kabisa yangoye cyane ariko ijyanye nuko abantu mbona ari benshi cyane. Wabyumvise niba telefone yakugoye baje kuri YouTube channel ya Khalfan banzo kuri subscribe banzo rebe n'indirimbo ye kabisa hanyuma ubundi ibintu neza cyane. Telefone yangoye ariko abantu bari benshi bagenda bahamagara. Khalfan reka wenda mbere yuko muri ko hari ikibazo nkunda kubaza cyane cyane abaraperi iyo tuvuye muri iyi minsi. Muri iyi minsi urareba ugasanga internet twakinya trap irasa nkaho navuga yikanzu ya hip hop kwetu za 2009 2008 2007 ubu ngubu urasanga kabisa ati kubona abasore bakora kinya trap cyane hip hop y'uyu munsi y'umwaka 2020 we nk'umuntu watangiza 2013 2012 nyirandiri gufute n'indi batugiye ko yakozwe muri 2013 niba ntibeshye 2011 hip hop ya kiragiye n'uyu munsi ubigereranya gute Khalfan? Hip hop ya 2008 niya kino gihe yaza 2009 2010 uribuka se Tough Gang cya Tough Gang ntabwo byibuka amateka yaho se ndabyibuka cyane so uratekereza Jeffrey adatwara umuvuzi byabaye ndabizi amabuye yaratse hariya hano henshi ntabwo wayigereranya n'iyindi ariko trap nayo ni igihe cyayo ariko hip hop school turetse kubeshya yasinzi kubeshya ntabwo byashoboka ko ari njyana zakwibagiza ko habayeho hip hop school sibyo ko na trap hari igihe nayo zitwa school ariko byose ni hip hop sasa niko uko bimeze. Khalfan turimo dusoza ni wewe butumwa buri ku mutima wawe wabwira abakurikiye FM akakanya abakunzi bawe abakunzi ba hip hop bafana mu by'umwihariko ni wewe butumwa wumva wabagenera? Ubutumwa bwa mbere ni uko mbakunda kandi bashimira ko mumba hafi. Khalfan Govinda ni umwe mu bantu babasha gukurikirwa kuri Instagram so abantu banjye rero bamutiva no gukora boneho by'umwihariko no gushimira buri muntu wese ugira uruhare ku izina ryanjye muri zamuke ryawe nibaze kuri Instagram n'ibitekerezo nitwa Khalfan Govinda, kuri YouTube nitwa Khalfan Govinda official, ndatekereza na Facebook ni Khalfan Govinda, Twitter ni Khalfan Govinda, email ni khalfanodo@gmail.com. Nyuma ya Sinzahagarara amajwi n'amashusho nyuma yaho Khalfan ni imishinga yindi y'utekereza mu gihe kingana iki? Ndabakubita indirimbo bita byabe zitirira album ariko ni hip hop ya hip hop afghanistan. Okay, asante sana. Akafata umwanya wo kugushimira cyane ariko hari umuntu wavuze ko agatwenge kawe ntabwo kandi tubugenda yaragura kuzamukira akitugaseka byoroheje. Okay, gafata umwanya gushimire cyane ntabwo gabyoroshye amasaha ku cyumweru muri weekend gufatisha abasitari nkamwe ntabwo byoroshye nari muri studio mpamvu mvagijwe urumva ntabwo byoroshye kuririmba bimeze neza muri studio kabyukiza isaha uza hano wakoze cyane Khalfan gufata uyu mwanya ukawuhereza Fine FM ndetse n'abakunzi bacu muri rusange reka tugushimire by'ukuri ko twizeye ko n'ubutaha buriya tugukeneye all the time I will be there for you kandi no kubwaba abantu badukurikiranye nabo batumye ni nk'ikiguruka nta mababa mfite ntabwo naguruka kandi amababa yanjye ni wowe ni Fine FM abari kutwumva mwakoze cyane Imana ibamera umugisha kandi nanjye ndabakunda nanjye reka mpite nashimira cyane mwese twabonye uyu munsi nshimire Mameni Kenny kabisa hano yagiye adufata amafoto neza.